imbere yawe nta n'ubukwe bwari buhari n'urugo nta rwari ruhari. Imana itanze urugo kandi ubukwe uzabukora urugo rurimo. Iyo niyo mpeta nziza ujye ushima Imana wakire neza. Naribonye. Haleluya. Haleluya. Ikubita igikomere icyumutse kigasenjagurika maze ukisanga mu kabande k'imigisha yawe. Hagiye kuza batatu bihuse bose ubahe karibu, nibamara kwicara neza ubajajinge ubundi wihitiremo. Batatu bagize gute? Utari muri gahunda ya mariage uzamubwira ati nasenzi yera ibintu bya nijoro mfite abantu bazamperekeza. Ntabwo tubaye ku mugambi w'abantu ahubwo tubaye ku mugambi w'Imana. Ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubaye ku mugambi w'abantu ahubwo tubaye ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'Imana. Uyu munsi turabona Imana. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 6 umurongo waho wa mbere gusa. Haleluya. Amen. Ninde muntu uzi gusoma neza cyane? Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi nde? Yesaya. Umurongo wa mbere. Umutwe w'ijambo ry'Imana uravuze ngo Imana yiyereka Yesaya. Imana yiyereka wowe. Iramweza iramutuma. Iramweza imaze kumweza iramutuma. Igira gute yemwe? Iramutuma. Igira gute? Iramutuma. Ariko ujye ureba aho ndi kureba. Uyu nguyu yari yera buriyara. Nta muntu wejeje ngo azimutume. Okay. Iramweza imaze kumweza iramutuma. Ningaho genda wicare wumve icyo ugiye gutuma. Nukuri kandi uyu munsi turabona iki? Imana. Turabona iki? Mu mwaka w'umwami Aziya. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye hejuru y'igishura cyayo. Yicaye ku ntebe. Soma neza. Yicaye ku ntebe y'ubwami. Ku ntebe y'ubwami ndende. Nshize hejuru. Ishyizwe hejuru. Igishura cyayo. Gikwira urusengero. Kirangije kigota urusengero rwose. Amen. Amen. Iri jambo murimo kumva ni ry'ubuhanuzi. Umuntu waryanditse ni Yesaya. Uriya Yesaya. Haleluya. Amen. Uriya Yesaya ntago yanditse iki gitabo cyamwitiriwe n'icy'ubuhanuzi. Haleluya. Amen. Iki gitabo yacyanditse mu bihe bitoroshye. Uwo bita Yesaya mwene Amose yeretswe ku ngoma ya Uziya no ku ya Yotamu no ku ya Ahazi no ku ya Hezekiya n'abami b'i Buyuda. Ibyo yerekwaga ku Bayuda no ku Yerusalemu. Haleluya. Amen. Uyu mugabo mwumvishije ingoma z'abami zitari nkeya yahanuyeho. Yeretswe ubuhanuzi butoroshye kandi bukomeye.
iki gitabo cya Yesaya gifite ibice bigereranywa na Bibiliya yose, kuko gifite ibice 66 kandi Bibiliya nayo ifite ibitabo 66 kigabwemo ibice bibiri, kandi ibyo bice bibiri bigabwemo binangana nk'uko Bibiliya igabwemo. Igice cya mbere cya Yesaya. Amena. Amen. Twongere amena. Amen. Hanyuma ikagira ibindi bitabo 27 iwe muhanuzi mukuru tubona muri Bibiliya yiswe umuhanuzi mukuru kubera ko yahanuye ibintu byinshi. Imana itugirira neza cyane. Haleluya. Amen. Gira mugenzi wawe ngo nawe uyu munsi wiswe mukuru. Hari impamvu wiswe mukuru, nuko Imana isohoje amasezerano yagusezeranije, nuko Imana ikinguye inzugi kubera ko yari yaguteyeho inyama, kubera ko yari yakinguye ibisubizo byawe, kubera ko yari yakuramburiye ukuboko. Abadayimoni barahunga, abacawi barahunga, bajyaga barapfa, ariko hahaguruka Imana irangije ngo ikurengere. Amen. Ngumva umushinga Mana we, shinga Mana we, mushinga Mana we, mushinga wo kuriri, mushinga wo guhanura, mushinga wo kuyise, mushinga Mana we, 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 mushinga Mana we. Oh, haleluya. Amen. Abantu bari nka ba Mukebe yo hirya. Umwami Uziya ntago yemeraga ko agera muri saro ngo abashyitsi bamuboneho bamubaza amakuru nuko aho bimeze. Yamuhishaga iyo hirya. Ngo yamuhishaga hehe? Ni nka babandi bavuze ngo atiga akamenya ubwenge akabona akazi, ntago twamuhiga ishoro, atagira amashiringi menshi cyane, ntago twamufasha kugira ngo atamera neza. Abo babaye bahuziya mu ruhande rwawe. Ijambo ryambwiye ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, buriya abasevira abantu basanzwe barapfa bakavuga ko bapfuye, ariko iyo umwami yapfuye ntago bavuga ngo yapfuye, aho baravuga ngo yagize gute, yatanze. Amina. Amen. Nuko ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo Yesaya. Haleluya. Amen. Yabonye Imana. Haleluya, haleluya. Ngo yabonye umwami Imana yicaye ku ntebe bitari ngufi ari ndende cyane, ngo nuko ngo agiye kubona ku gishura ngo abona gitwikiriye hehe, urusengero rwose. Haleluya. Ariko amen. Reka nkubwire ngo Uziya wawe yapfuye uyu munsi. Uziya wawe yapfuye, Uziya wo kutubaka, Uziya wo kudatera imbere, Uziya wo kudatunga ku mafaranga, Uziya wo Uziya yapfuye. Yapfuye Uziya. Yapfuye. Yapfuye. Haleluya. Haleluya. Uziya yapfuye. Ubu se uyu mugabo ntago yicariwe na Uziya? Uri guhakana? Egera hino nkubwire ukuntu yaguhagamye. Hegere. Hegera nkubwire ukuntu yaguhagamye. Yaramuboshe. Yamwicaye ku ari karabu. Mwizana rya Yesu.
Abazimu ni bashe. Abazimu ni bashe. bashe Abazimu ni bashe. bashe Abazimu ni bashe. umugabo Uziya, haleluya, uyu mugabo icyo Uziya yamumariye, yewe twabyita iby'imwabone ku mugezi se, byakitwa amasibanzira. Uyu mugabo rwose yarahinze, ariko umubajije ibyo yahinze ntabwo abizi. Uyu mugabo yabonye n'ibiraka, ariko umubajije ibyo yakoze ntabwo abizi. Afite ikintu bita inyatsi yitwa umuriro, ifaranga ryo ni kure cyane, kuko uramutse uvuze ijambo ngo akakade murakazi ni miliyoni rwose, yajya kuboneka ari uko hamanje no kuvuzwa n'iki induru, havugije iki yemwe, kandi rwose ntakaba atagize, azinduka kare kare, ukwezi kugashira, umwaka ugashira, Uziya yabambye amahema, yicaye yugaye, ngo mu muryango bamwumve se. Hari n'abantu mbona bakamufashije bahari pe, ku buryo batsamuye rimwe gusa. Harya witwa nde? Ponsiyano Tumwizere. Inde? Tumwizere Ponsiyano. Aha, Tumwizere Ponsiyano, ku buryo batsamuye rimwe. Sha ubu se wagize ngo Uziya yazongera no guhinguka ku marembo y'inzu ye? Hakose ibintu bya Uziya buriya murabizi, buriya no kubona amazi yo gukaraba Uziya ntago abishaka, no kubona twatuvuta twa makiya tugura ngahe hano 700, kandi nunataha bakubwire ngo tuzayaguhesho. Ariko uyu munsi hari Kristo wakubonye. Uyu munsi hari Kristo wakuronse, arangije kwicira nde? Uziya. Uziya amaze gupfa, uko watangiye uyu mwaka ntabwo ari kuzawurangiza. Wifuje n'ipiki biranga, ugiye gusaba Imana ibintu bitatu, kandi by'imbaraga bibyibushye, utaza kwivugisha pfukama wemye, utaza kwivugisha hajya mujya mugurisha ibiraka nk'abanyeshuri, waba uvanya ko kabasa ukavuga nzakarya iminsi ngahe ikubiti. Ariko uyu munsi wisaba iki? Usabe nka Cyaktrose, Usaba nka Eliya. amen. Ntumbwire ibyo ugiye gusaba. Toke bonezelebe totalabine godestai pashikatika genera Yesu enevodestide. Ndasenze cyane kandi ndaguhamagaye mwami, ni wowe washatse kurengera umugaragu wawe. Kuri uyu munsi wemera ko azamuka umusozi, kandi agutakiye agusabye nawe uramusubije. Ni wewe uvuze ko umuvanyeho umwuka mubi, umwuka wo kudatunga, umwuka wo kutabaho akunezererwa, umwuka wo kutamenyekana mu bandi, kuko yari yarakingiranywe iyo hirya inyuma. Ariko turamubohoza mu mbaraga zo kwaba makini, turamuvanye Irodebari mu izina rya Yesu Kristo. Turamugotesha amaraso yawe, turamugotesha imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Uku nguku ndimo muzenguruka bingana nuko ihema ryawe rimugose Mana, bingana nuko amaraso yamumenetseho, bingana nuko imbaraga z'umwuka wera zigiye kumuyobora uhereye uyu munsi, ndetse no kumwakiza ibishyitse kandi bifatika mu izina rya Yesu, amen. Yo, haleluya, haleluya. Mbonye uyu mugabo Imana imuvanye mu buretwa, imaze kumuvana mu buretwa, nuko isunika imitwaro yose yari yarikorejwe, harangije iyo yari ahetse iranyishuka. Uyu munsi we
ugomba kubona Imana irabikoze. Igize ute? Igize ute? Se uri kwirukanga ujya he? iby'iwabo biri ku muryango genda. Satani yararakaye kuko yari yohereje igitero kinini ngo kize gifata imihogo yanjye ngo banige bankweze. Ndangije niko ngize gutya. Haleluya. Amen. Izo mbaraga zirangije zirarekura. Numva ijwi rimbwira ngo nimbabwire ngo uyu munsi ryari uyu munsi izi saha Imana iduhaye kubohoka. Imana irambwiye ngo bamwe n'akahunga kari kabuze mu nzu, ariko Imana ibaremeye igifatika. Uyu munsi tugiye gutaha turirimba intsinzi. tugiye gutaha turirimba. Ayiwe ngo aracyariho Yesu aracyariho, haracyariho Yesu aracyariho, urupfu ntirwamuheranya aracyariho, biganza bigaba amahoro aracyariho. Oh, hallelujah. Imana igutabaye ikagusanga uri ku gasozi ngo ikubita igikomere icyumutse kigashenjagurika maze ukisanga mu kabande k'imigisha yawe. Umva ikintu utazirengagiza kuko nuramuka ugikoze aho ngaho uzasigurira ibisigaye. Amafaranga agomba kuzaho gukora umurimo w'Imana no gutera inkunga ibikorwa by'Imana. Umuntu akaburara ubizi, ubwo icyo gihe uzajya umenya kuri kujya uri kuvana akarenge mu bukire usubira iyo wavuye. Iyo mana nyamana. Haleluya. Nyine buriya iyo umwana yavukiye ahantu baza amateka nawe nyine habagomba ni mu bitabo. Ni mu bitabo nawe asome bimeze gute, bihagaze gute. Amena. Amena. Twari turi kuvuga ku nkuru y'umuntu bita Uziya. Nuko Imana yitegereje Uziya imugirira imbabazi nk'izo yakugiriye none. Irangije iravuga ngo ubwo Uziya amaze kurya imyaka itari mike, dore yayoboye n'ubwami nkoma y'igihe kitari gitoya, reka nibuka umwana wanjye nde Yesaya. Iyo ugeze hariya ku murongo waho wa 8 hagira uhasoma twumve. Aho 6 ku murongo waho wa 8 soma wahageze. Amena. Aravuga ngo numva ijwi ry'umwami Imana riti. Numva ijwi ry'umwami Imana riti. Natuma nde ninde natuma watugenderera. Amen. Ongera usubiremo. Haravuga hati nuko numva ijwi ry'umwami Imana riti natuma nde ninde watugenderera. Manuka twumve. Maze ndavuga nti bari nge ugira gute. Abantu bemeye gutumikira Imana muzamura ibiganza. Amen. Batumen.
amen. Muhumure. Ya Mana yavuganaga n'abakera, ikavugana na Aburahamu, ikavugana na ba Nowa, ikavugana na ba Joshua, ikavugana na ba Mose, ikavugana, haleluya, ikavugana na ba Adamu. Uyu munsi ije kuvugana nawe. Haleluya. Ndashaka dusengere abakobwa babwiwe mariage bakazigera amajanja pa bikanga. Hari noneho n'abatari banazibyirwa barahari. Muze bari kuvuga ngo abakobwa bagiwe yuko bazasezerana bakabigerageza bikanga bigapfa bari kubakura. Nta muri kubyumva? Abo turabakeneye. Hari n'abatari babyirwa, hari n'abatari babibyirwa. Abo turabakeneye. Nawe pfukama vuba vuba, pfukama neza nk'uko abandi bapfukama. Ya Mana yavugaga, ivugana n'abakera, na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Ivugana n'abakera, na n'ubu ya Mana yavugaga, ivuganye n'abakera, na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Iracyavuga. Ya Mana yavugaga, ivuganye n'abakera, na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Ivuganye n'abakera, na n'ubu iracyavuga. Ya Mana yavugaga, ivuganye n'abakera, na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Ya Mana yavugaga, tuyikomera amashyi, ivugana n'abakera, na n'ubu iracyavuga kandi iracyakora. Pashelento de sesayire netokerevo zepedota. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Kwa Yesu hari abagabo benshi kandi beza kandi bo kubaka, apana bo gusenya, kandi b'igiciro kandi bameze neza. Haleluya. Imana irambwiye mbabwire ko ibakinguriye. Ibagize gute? Ko ibagize gute? Ko ibagize gute? Urufunguzo rubahaye mu ntoki zanyu. Uze n'isezerano ry'Imana. Amen. Mwumve ikintu kimugiye gukora rero. Nababwiye ngo iby'Imana ntibyibwa kandi iby'Imana ntaho bijya. Umufuka wa sima hano gura ngahe umwe? Aha, okay. Buri wese agenda yishake umufuka umwe wa sima. Munza akamaro ka sima. Sima bayikoresha iki? None namwe simukeneye kubaka. Uwo mufuka wa sima uzagenda uwushake ni kondisiyo. Ndababwira umunsi nzagaruka hano dusengera iyi mifuka igiye kuba ku murimo w'Imana. No si pariseri tugiye kugura tuzayubakisha amabuye. None Imana izabubakira mutari mwayubakira. Umufuka umwe ntushobora kugura n'icumi ntacyo bitwaye, ariko umwe ntugire gute ntubure. Imana ni imwe kandi dukeneye umugabo umwe. Imana iduhana umugisha. Umuntu uri kuva bimugerageje nahaguruke. Ninde ubigutumye si woceceka gumaho. Hari misiyo wampaye wowe, wantumiye wowe, wantegeye, wigeze umpinzira hara ku mupaka. We mumbwire rata, umufuka umwe w'isima
uwo bigoye nahaguruke, uwo bitagoye ngiye gusenga. Ubwo marayika w'Imana araza gukoreho atange raporo. Ibindi ntubimbaze, icyo mfunguje ni umugabo n'urugo rw'iki rw'umugisha. Abagabo ni benshi ariko dukeneye umugabo w'iki w'umugisha. Hari utakwambara ipantaro se? Hari uwo bitabera? Ariko dushaka abadukwiriye mu masezerano yacu. Yego. Aba ndaza kubabwira igihe nzagarukira iyo mifuka tukagira gute tukayisengera. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ndi kubara nabi. Nose buriya niba urusengero tuzarwubakisha imifuka 100 hari kubura 90 n'ingahe n'ibiri. Mana ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga, ku mavuta mpabwa na ministeri y'ijuru, ndetse no kubw'umuhamagaro wampaye wo kugukorera. Mesheje aba bakobwa umugisha. Yego Mana. Mbafungurije amarembo, yaba bazava Kampala, yaba bazava hanze, yaba bazava muri karitsiye. Ndabohoje icyitwa umugabo w'umugisha. Ahari ntabona amahoro atarabageraho. Aba basore bari kugenda babwera mu muhanda badafite icyerekezo, baha imirongo, maze bahuze n'aba bakobwa bawe bafatikanye kubaka ndetse bubaka umurimo wawe n'ingo zabo. Ndazikomeje mu izina ryawe. Ndazaturaho amaraso yawe, ndazaturaho imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe niziganze, umwuka wawe niyubahishe, neza yawe niganze, kuboko kwawe nikudukingukire, ubwami bwawe bukomeze bwamamare, kuko ushoboye byose. Nibyo ndakumva mwuka, ndakubona marayika uri mugenda hano. Netokile de gonde selebo pashere ntotaye netokila bi antoive zinaraba akide trai. Haleluya! Urakoze mwami, urakoze Yesu, ko ndimo mbona mariage zifungutse. Haleluya, haleluya, haleluya. Urakoze Jehova. Ene destide kombonye abari ntabwo babaya ingirakamaro. Urakoze kubibuka mwami, urakoze kubahembura, urakoze kubahezagira. Haleluya. Izina ryawe nirishyirwe hejuru mu izina ryawe Yesu. Amen. Imana irambwiye ngo iguhaye ubukwe kandi bufatika, buzahuruza nabo hanze bazabutaha ubukwe bwawe. Imana iguhaye ubukwe bw'igitangaza pe. Bazabagamo n'inka zirenze 2, nicyo kimenyetso. Zotete nkenebo vevo zestai. Ritakebo. Imana irambwiye ngo ikuvanye ku musozi witwa igisuzuguriro, irangije iguhaye izina rishya, kandi usenge n'amasengesho y'iminsi 2. Iyi minsi 7 itararangira uzabe wamaze kuyakora, kuko ndi kubona rwose mu bantu bagiye kugenda vuba we uri kwisonga. Uyu we yari yararozwe. Humura, none se ku Imana yaguhaye hari undi wenda kukwaka? Humura rwose pe, humura. Wowe narindimo mbona waraziritswe, uzirikirwa mu mugezi. Umaze kuzirikirwa mu mugezi, boheweho ntabwo ari uwa kizungu, ni iyi migezi itemba. Barangije baravuga ngo ibi niko ngiye kubikubwira. Niko biri Mana. Wewe uracyari kumariki, haguruka genda. Noneho kuri uwo mugezi murimo kunyumva ariko. Barangije baravuga ngo uko nguko tuziritseho ubuzima bwe n'amazina ye.
amazi aragenda ntabwo ajya agaruka, kandi atemba amanuka ntabwo ajya atemba agira gute azamuka. N'abandi nabo bajye bakunyuraho bakomeze. Yego niko bimaze mana. Bagire gute? Bagire gute? Bakomeze. Uyu nguyu ntago atereswe rimwe, si kabiri, si gatatu. Bamwe bajya baza bifuza ko mwana kwisambanira basi bakigendera nuko. Ndabivuga. Abandi nukuryana sinyare, yewe nawe ugereyo. Imana iri kumbwira nkubwire ngo hari iminsi yashize, hari iminsi yatambutse, ariko uyu nguyu ni finali. Nta muntu ufite ikaramu aho ngaho, muzane ikaramu. Zambura ikiganza cyawe aho ngaho. Amina. Ubu ngubu ubu ni ubukwe ndagusinye, ninjye gavumenti ndagusinyiye. Iyi Mana iguhaye iguhambiriraga ku manwa, abanzi bawe babireba bagatangira kubazanya, atese Imana yoreye bahe. Uzababwire ko wahuriye nayo ku musozi. Yego ku musozi ndabirandura undi wa Nikimenyimenyi weho n'uyu mwaka. Uyu mwaka bagiye kurwanira ku miryango yiwanyu, bari kubaza amazina. Umva ikintu ugomba gukora, ntibibe kuko ushonje umugabo, ahubwo wihagarareho. Utazabona n'abavuga ati utazaba nk'ababandi ati basi kubera ko mubonye ari uwibura none ati reka mpfe gufata. Oya, hagiye kuza batatu bihuse, bose ubahe karibu. Nibamara kwicara neza ubajajinge, ubundi wihitiremo. Batatu bagize gute? Utari muri gahunda ya mariage uzamubwira ati nasenzi yera, ibintu bya nijoro mfite abantu bazamperekeza, ubusaba abantu bose we na buri kese. Ubu na buri kese ya fanta koko kwaba ari ugusebye Imana yanjye. Imana uzabuzane rwose pe burundu. Imana iramwe ngo iguhanaguye amarira. Si dayimoni waruhanganye nawe wo kubaka gusa, ahubwo n'agashomeri kari karimo. Hari ikikoze rero kuko ikurengeye, kuko igutabaye, iguhaye izina rishya. Imana irambwiye ngo wowe nugera iwanyu ugenda ufate akabido k'amazi 7, upfukame mu cyumba cyawe ugasengere, nurangiza ufate amazi makeya uyaminjire mu cyumba ahantu ryama, uvuge ngo natuye amaraso ya Yesu. Mu muryango w'iwanyu nta bintu byiza bigomba kuhinjira, nta bukwe bugomba kuhaba, nta mugeni ugomba kuhasohoka. Ibintu byose birugaye, birafunze. Ya mazi asigaye ugende uyasuke mu muryango, uvuge ngo ndatura amaraso ya Yesu. Uramenye ngo ndatura amaraso ya Yesu. Imana urayizi cyangwa urayumva? Ndayumva. Urayumva? Ndashaka kubwira Imana ugiye kumenya rero uyu munsi. Yego rata. Buriya iyo umuntu yumva ashobora no kumva nabi. Yego. Ariko iyo umuntu yabonye abafite ibihamya, Mazima. Imana irambwe ngo iragutabaye. Mana we. Imana irambwiye ngo iragutabaye. Yego umurundi kandi guhaye izina rishyashya ugiye kwitwa. Imana itugirire neza cyane. Uributswe kandi wibutswe n'Imana mu gihe kidasanzwe. Amen. Naka gace kuko we ntago uzashakira kure, uzashakira hano hafi. Amen. Ariko uzaba umuntu ukomeye mwaka gace.
ntabwo wewe uzashakira kure. Aleluya. Amen. Uzashakira hano bugufi. Hariya Niko umwami Imana ambwiye. Wihute uhigure uriya muhigo. uhigura uramuhiga. Weho bari barakubwiye kuzaherayo ni kushyiga bamuhambiriye uyu nguyu. Mana ushoboye byose. Ni hehe? Ni he? Nawe ubwo wajyaga uryama rwose ukavuga nta bukwe tu. Mbonye n'icyansimbukana twanaba tugiye. Yego. Nakubeshyeye se? Imana yambwiye ngo isaha yari itaragera. Yego. Ariko byashobotse. Amen. Imuziture. Uyu nguyu yarozwe n'abarozi barenga 4. Mana umutabazi. Haguruka uzenguruke bano bantu. Ntubacemo hagati ubazenguruke. Bose Inyuma gutya. bose ubazenguruke. Urazenguruka uvuga ngo ndimo ndakira imigisha yanjye ndayifunguza. Aba bantu twazamukanye ni ikimenyetso cy'imigisha yanjye, ngo se urugo rwanjye, ngo se urubyaro rwanjye, ngo se umugabo wanjye, ngo se ubutunzi bwanjye. Abari kugenda uzenguruka hano uri muvuga. Gira bwangu. Amen. Amen. Ariko nta bantu bari mu mwuka ngo mutere haleluya. Inzu ya Satani irahiye we turi mu rugendo. Yewe irahiye we. 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 Inzu ya Satani irahiye we turi mu rugendo. Haleluya. Inzu ya Satani irahiye we turi mu rugendo. Yewe irahiye we. Irahiye we. Irahiye we. Irahiye we. Irahiye we. Irahiye we. Oh, haleluya. Kongere haleluya. Kwese haleluya. Amen. Haguruka. Hano turi muri kuhabona. Naharebye papa some. Oya wigira isoni humura. Abigail. Sinakubye gupfuka. Kamari. Wigira isoni humura. Ikintu bajya bita indinyi murakizi. N'abahungu bajya baguhamagara wapi. De manuka hariya hepfo. Iyo hepfo. Ugenda utoreyo ibuye. Nurangiza urinzanire ihute nk'umuntu ufite gahunda. Haleluya. Amen. 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 Nawe ushaka umugabo? Wanyijyaniye se? Dore ntago ndayishyiraho impeta. Wanyijyaniye. Si umugabo ushaka? Sanyanzira. Sanyanze. Imana itugirire neza cyane. Amen. Yego rata. Arakwanze se. Yanyanze basi. Akubonye ababonye n'ishabo. Iri buye mwaribonye. Yego. Iri buye mwaribonye. Iri buye uyu nguyu nari mutumye. N'ubuzima bwe batembagaje ku musozi. Barangije bararitera. Baravuga ngo uko ritazongera kugaruka kuri uyu musozi. Kuko urumva ryaramanutse bararitembagaje. Nibye nuko nguko bizajya bigenda biheriyo. Waruheruka kubwirwa ryari ko bagukunda? Hasize iminsi myinshi. Hashije igihe kinini cyane. Kubera ko nuje baraganira akabone hasi. So uyu namugira umugore hindukira turebe. Uyu namugira umugorera niko uyu namugira umugore akareba agatemba nuko ryabuye barigize gute baritembagaje
Amen. Amen. None vuga ngo naribonye. Naribonye. Haleluya. Vuga ngo naribonye. Naribonye. Haleluya. Haleluya. Imana itwereke umwakira nawe nicyo ngusabira. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Batabawe haleluya. Amen. Nezerewe haleluya. Amen. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'Imana. Ku mugambi w'Imana. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Twongere haleluya. Twese haleluya. Subire mwayo magambo. Ngo uko batembagaje ibyanjye batazi ko nabibonye, niko batazongera no kumenya uko bihagaze. Ubwo batembagaje ibyanjye batazi uko nabibonye, ntabazongera kubimenya ukundi. Amen. 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 Uyu muntu aracyafite gutinya. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo ndatura gutinyuka mu izina rya Yesu. Ndatura gutinyuka mu izina rya Yesu. Ndatura gutinyuka mu izina rya Yesu. Ibyo natinyaga ndabitinyutse. Ibyari kure yanjye biranyegereye. Ibyari intege nke bihindutse imbaraga. Natuye gukira mu izina rya Yesu. Natuye gushaka mu izina rya Yesu. Natuye kubaka mu izina rya Yesu. Natuye urugo rw'umugisha mu izina rya Yesu. Ibi byose bimbeho mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Kongere haleluya. Twese haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. 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 Yego. Vuga ngo mpesheje umugisha abanyanze bose. Mpesheje umugisha abanyanze bose. Kandi ngaruje ibyanjye bangirije. Kandi ngaruje ibyanjye bangirije. Iri buye niryo bakoresheje batemba. Manzo nyumve, iri buye niryo bakoresheje batembagaza iryawe. Ugiye kuritaho utamenya. Mu Kigoma. Naze yegere hara ku musozi. Urijugunye kure ahantu wari gutuma utamenya ngo riri hehe. Ninge ndabikubwira kandi hagarara hano. Aho. Ugiye kurijugunye Pasiteri wari umukuye mu ijisho. Ugiye kurita ahantu kure cyane. Rijugunye. Ni ngaho garuka hano. Amen. Amen. Jayigaga ababyeyi banjye, jayigaga abasaza banjye, mana we nagushimira.
warabishimye warabinesheje ibyahigaga umugisha wanjye byahigaga umugisha wanjye byahigaga umunezero wanjye mana we ndagushimye warabinesheje. amen. byahigaga ubuzima Yo, haleluya, haleluya. Twongere haleluya. Buriya rero hari ibintu mama mutazi. Pasiteri, mama pasiteri na bebe wa pasiteri. Akazi kaba karimo ga? karimo. Akazi kaba karimo. Yego rata. Ndagira ngo mube maso abahanuzi mu kanya ngiye kubabaza amayerekwa mwabonye. Yego turi kurasa. Umva nkubwire rero wa mukobwa we pe. Wowe Imana irakurengeye. Mana we wakoze kurengera. Weho narindi no kubibona n'imbere yawe nta n'ubukwe bwari buhari. Kuko uzakora ubukwe urugo ururimo. Wumvishe igihe uzakorera ubukwe, wowe uzakora ubukwe urugo ururimo. Wabibonye iyo niyo mpeta nziza ujye ushima Imana wakire neza. Imbere yawe nta n'ubukwe bwari buhari n'urugo nta rwari ruhari. Imana itanze urugo kandi ubukwe uzabukora urugo ururimo. Warashatse. Azabukora da zibera nkanje. Zibera nkanje da. Byo nibyo binaryoha. Kandi Imana irambwiye ngo Yego pa. buzaba babikoze bahari. Amen. Uzakora ubukwe abakuroze bahari. Bariya bakeba bayi. Uzicara mu rugo Nyina wabo bahari. bagihari. Na ba nyirasenge. Uzaheka ushyire ku mugongo bahari. Uzabonsa bahari. Yego. Amen ariko. Amen. Ayiwe ngo izabikore bakiriho batazagira ngo irabeshya. Iye ngo izabikore bakiriho batazagira ngo irabeshya. Iyo Mana nyamana, iye uri Imana nyamana, iye ni wowe Mana nyamana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ariko ndabafashijwe ku bw'yo ndirimbo. Amen. 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 Twasanga twongera tuzamure haleluya. Amen. Tuzamure haleluya. Amen. Tuzamure haleluya. Amen. Twongera tuzamure umutsinzi haleluya. Amen. Twongera tuzamure kagiye kubikora haleluya. Amen. 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 Izabikore bagiriwe batazagira ngira. Genda wiyicarire. Genda wiyicarire. Ntago ujya ubeshya Mana, ntago ujya ubeshya. Iyo usezeranye urasohoza, ntago ujya ubeshya. Yego we. Ntago ujya ubeshya Imana narabibonye. Iyo usezeranye irasohoza, ntago ujya ubeshya. Ica nico. Amen. Nico da. Niba hari umuntu wabonye Imana nazamura ibiganza. Vuga ngo haleluya. Twongere haleluya. Twese haleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Umugabo bita Uziya amaze gutanga nibwo Hesaya yagize gute yabonye Imana. Amaze kuyibona ngo ayibona yicaye ku ntebe ndende cyane ngo nuko ngo abona igishura gitwikiye hehe ku murongo wa 8 ngo nuko Uwiteka mu ijuru haterana inama
barangije barabaza ati ariko ninde twatuma, ninde wagira gute watugenderera. Nuko maze Yesu aravuga ati ninjye bari njye ugire gute nanjye nantume. hari urugendo ugiye gukora wowe nuruva muzashaka ariko cyane pe. buriya nababwiye ngo abagabo bose si abagabo, n'abagore ntimujya mwambara amapantaro mukaberwa se nabo baragamba nimuyambarara. amen Amen. amen. Ntabwo abagabo bose ari abagabo, hari n'izina ry'abagabo. Amen. Nakabwa nakagabo n'umugabo cyabindi cyakagabo sibyora. Ndagira ngo mbabwire ngo yego rata urabizi amatwe turi kubyumva. abakubeshye barahagije, abo wiringiye nawe barahagije, ahubwo mwatinze mukora amanyanga gusa. Ekerera uvuga ngo bampa ikaramu nsinyire, singiye ugusinyira none. Ariko nindabwiye mubika ikaramu, mwe muzi akamaro k'ikaramu. Ikaramu bagira nka gucya pariseri ukabura yitahanye, bagira gucya imodoka ukayi, bagira gucya leta ikabikweguriye umugabo cyangwa umugore. Ikaramu murayizi. Je signé, uyu munsi tugomba gusinya. Ugiye kunsinyira, kugiye gutandukana na babashuti bawe bashize n'abari bariho, kuko abo mwari musanganywe n'abo mwahoranye muri bariya ntawe urimo. Imana igiye kurema undi mushya. Uri kunyumva? Uri kunyumva? Abadayimoni b'ubwoba bamutashye. Nose ngo izi ni isoni? Nta soni afite, ahubwo ni ubwoba. Bagenda ariko bazaruhuka. Ninde muntu wakuru umugisha ngo agura aya mazi? Dore ngo uriya mupapa Yo, ari n'undi wazanye. fukama. Ari n'undi Igira wazanye. hino. Uyu ngwe ari gusaba n'akazi. Nta n'urufaranga byari akira ibyo warunzaniye ni kubihesha umugisha na nyirayo. Sibyo? Niba akazi kanjye banzaniye ituro. Aricara avuga ati reka njyane ituro ry'amazi. Ndabiza aravuga cyane ibihaha bikenera iki? Guhehera. Arya mazina witwa Senga Bernardo. Bernardo Senga. Mana umugaragu wawe nguyu ndamuzanye. Yaje imbere zawe kandi yubahiriza itegeko, ntago yaje mbokoboko. Yazanye umutunge w'amazi kugira ngo abakozi bawe baze kunywa bashira inyota. Mana aya mazi ndayakiriye mu biganza bye. Yavuye mu isoko ava mu butaka. Re Zepe totalankerie eneto takide godestide. Muhesheje umugisha imbere zawe. Muhanaguyeho icyangiro, umuha amafaranga. Yakoze imirimo y'urukundo, hagurutsa abantu bamukunda nawe. Yakoze umurimo wo kwikorera anzaniye nawe uhagurutsa abantu bikorera bamushiye. Nenezo pelento ankevone de streve volampide godestide. Nibyo. Urakoze kuri Imana imutabaye kandi ukaba umwubakiye urugo ukanarukomeza. Mana we wabi. Nana onavevo zestrovevo. Nibyo ndakubonye kuri Imana imutabaye kandi nkabona n'amadeni yarari mu mwishyuriye. Urakoze mu izina ryawe Yesu. Amen. Yewe yari yawe rero ukiyafite, ubu ngubu ntabwo akira yawe. Bamurangiza. Ntabwo turarangiza. Ntabwo barakurangiza mu kuba. Araryoshye pe.
araryoshye yego rata ndabyumvishije araboneye ni ukuri yego Imana irambwiye uko witaye ku buzima bw'abandi ibyo bari kukubwira niko Imana ihagurukije ubuzima bwawe. Imana ihagurukije ubuzima bwe. Ubuzima bwawe bwari bwaricariwe yewe we uri kuko Uziya yari yarageze iwawe arangije arakabarazitira. Nta nubwo wari uheruka no guhaha akanyama mu rugo. Hari igihe ajya abura nuko abigenza agatoroka akaba agiye nk'iyo kure. Ati ndabaha iki cyo na ndi kukubeshyira wa mugabo. Nakare nahoze ndi kubona Imana igutabaye. Yewe aya mazi araryoshye cyane mwe mumfashije. Mupfundikiye da. Ibyo ni ibyejejwe by'abakozi b'Imana. ambeshire naho batarabyanduza. Shyiraho. Imana iguha umugisha nawe. Amen. Muze ko ndiko Imana iguha amafaranga menshi urayakoze iki? Amafaranga Imana igiye kuguha wirinde ikintu bita baderira. Kuko abo ngabo ngo hari ibyo bagerageje noneho nukuzimya burundu. Kugira gute? Ngo hari ibyo bagerageje noneho nuguhita bazimya burundu. Taha kandi utahanye umugisha. Umva nta murozi uzaroga ibintu byawe. Bya bindi ngo tujye kureba abakuru. Abagande nibo bazi kuroga neza hari cyane nabafumbira. Nabagande. Ntawe. Nuzabigerageza bizaba nk'umuyaga gwigendera. Uzabitambuka kuko ndi kubona ufite imari urimo urashorera abantu bakugira ikize bakaguhereza imari ukagenda ukagurisha waza ukabahereza amafaranga yabo noneho nawe ugasigarana ka kanyungu wakongera. Mbona ubuzima bwe buhindutse vuba. Imana iguha umugisha. Nabonaga rwose utangiye ukoresha kadina. Dina murayizi karagafuso gatoya. Mbona Imana irakuzamuye ugeze kuri long sashi noneho mbona ugeze no kugiye cyo kugira pakiza kontineri. Ariko nabonaga abagore bagushagaye. Niyo mpamvu nkubwiye ngo wirinde iki? Abagore. Reka nsubiremo ngo wirinde iki? Abagore. Abagore. Ugenda unyurwe n'uwo nguwo abe mubi n'uwo abe mwiza n'uwo uwo nguwo nyine umwe unyurwe nawe gusa. Ibindi ibibazo 70 wari ufite byari ibibazo by'amafaranga. Imana igiye kugukingurira akazi vuba na bwangu. Nawe ube maso n'umugisha Imana ikwihereye. No kuri. Yego rakoze. Haleluya! Mana wa murenge. Kuba umusore akubwira ngo murakundana si ikimenyetso cy'uko mwaryamana. Nitegereze wireba hasi. Ngewe buriya hano mpagaze mu cyimbo cy'Imana. Mvuze ngo Imana igukubite wakira ziri kukurya. Kandi mvuze ngo iguhe umugisha wakira uri kuririmba iz'amashimwe. Kuko ahangaho reba imipaka narenze rwose. Umumotari ngo anyitambi kuzijyari rimubayeho ni ishyano. Ngewe nagarutse ntawe ugihari. Ndi kubeshya Eliya. Nta wundi wari uhari. Wowe ntago wari uhari. Wa mugabo nge kumubonaho. Amen. Amen. Tugendana n'Imana ikomeye ifite imbaraga. Tugendana n'Imana ifite ubutwari n'ubushobozi. Umvishe ijambo nkubwiye. Uyu munsi nkubwiye ngo ndagukunda. Nose bisobanuye ko turaryamana. Ugiye kunsinyira kutazongera. Mu byago
ngo ntabwo yikiganza arafite ubwoba. none atabugira nose kuhisha uko ukuboko gusinya ni ukuhe muri ayo yose nuko akira ikaramu ngiye ikiganza cyawe kindi kirambura usinye kutazongera wowe yandikiye ndazongera kandi ugomba gusinya kutazongera uzi gusinya ariko uzi kubyandika amen burya muri ba bantu rero mwagendanaga bara nibo bagiye kugutangira ubuhamya ko wahindutse ni naho uzaza kukureba zaturuka yego rata kukanura kumvishije buriya hari igihe umuntu akumenyera yagaruka ewa umenye ko amazi atari yayandi hajya araba yita ngo iki iyo ni rwenzori hajya ndi mugira hano bayita ngo iki hariho za minota na za ikosi na za sawa na za ameza cyane bayita ngo iki ameza cyane rwenzori hari igihe bari barakumenyereye rero nka za ekwasipi yego ariko bamubonye babwire ngo ubu ntago nkiri wa wundi yego rata ubu ntago nkiri iki wa wundi ibintu byahi akamenyero kara mu izina rya Yesu ubu ufite ubwoba ko hano rura guseka utarakora icyaha muri mwe ninde ngo azamure ikiganza ubu ndamutse mvuze ibyanyu bamwe bakwirukanga banyura no mu bitaro ariko ubu ntaho baje nta naho bafiteho banyura baje hari igihe yakuseka ngo warasambanye we yaragiye ku mupfumu gupfumuzayo kandi yaribye yararoze no kuroza wabyumvishije hano twaje kwirwanaho tugiye kumva Imana haleluya tugiye kumva Imana haleluya twongere haleluya tugiye kumva Imana haleluya tugiye kumva Imana iye tugiye kumva Imana haleluya amen uko niko Imana igutabaye irakoze kumutaba uko niko Imana ikugiriye neza uko niko Imana ikwibutse kuko rwose wowe no muri famiye yanyu nta mariage zijya zihataha ni koco babarongora ku buntu wakubaza mariage muri famiye wajya nko kwibuka ati ngo ni runaka none bakubwira nk'igihe yabereye kavuga ati ni nk'umwe mu ijana ndabeshye kandi kubyara mwabarororoka pe urimo neza pe nta nkumba zibamo ndabeshye nta nkumba zibamo pe ndakubeshye wakubwira nangwe yaturabeshye urabeshye mwa hano twaje kubwiza Imana iki nta ngumba zibamo Imana irambwiye nuvana akaguru mu masengesho kandi niho yazamwa no gutora amashashi we uzayatora umbishije ibintu bakubwiye nuvana akaguru mu masengesho urugo rwa Imana ruguhere mu gusenga na nyuma aho uzazirikane mu gusenga depuis simara umwanya simara umwanya kuko ngiye gusengera abagore uhagurutse ugende ngiye gusengera abagore mumbabarire singe babagiza abagore reka mbivuge mu kinyabupfura da wewe ubu koko ntibakuvune ihagurukire maniza umutima wawe ko nta n'icyaha wakoze sibyo ihagurukire bamuri nabi bamufashije je barananiwe niwe bahanze amaso ubuze ngo no wanyuma ngiye kubohoza se aya mafaranga ngiye kuguha nibiguzi byatanzwe ku bwawe ngaruje nkaba mbigaruzanye n'ubuzima bwawe kandi nkaba nguhaye n'imibereho nguhaye iterambere nguhaye kwiga nguhaye kuzaba icyamamare no kubikirangirire uko niko utahanye intsinzi mubwire hoya nayanjye
mubwire hoya nayanjye ninjye wari kugenda kuko sinari gupfana nawe papa. Abamutanze batanze amafaranga kuko ntago jyajya yakora ku busa, hari ikintu agomba gukoreraho. Ibyo biguzi turabigaruye, tugaruza n'ubuzima. Uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana, uri Imana nyamana. Havuze kuri n'umugabo ko ntacyo bitwaye. Urabizi ni umukobwa wabibyiwe n'iki? Akira ubu mfashije iyi karamu irasinye irakora umuti. Ubwo baraziranye. Umva mwa reba hano abo bareke. Imana irambwiye ngo ikugarutseho bundi bushya. Hari n'ibyo mwari mwaravuganye ari kuranga ijuru ayigomera. Cyane pe. Ubu we uri kuzerera mu gasozi utinze mu kigeragezo kubera kunegirija imvugo y'Imana. Hari ibintu umwuka yari yarakubwiye ntiwabikora, ndakubeshyeye. Mana nimbabarire. Ariko urabyibutse. Ugiye kubikosora. Nta nirindi sengesho nkusengera. Kuko niba blockage ari agatambara wataye, ukabuzi ko wagataye, warangiza ukagatoragura, nose urumva icyo wabuze utakibonye. Ubu kibonye da. Haguruka mu izina rya Yesu. Amen. N'uburyo igitenge cyari kikubereye se. Amen. 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 Twese amen. 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 Aba mama bafite ingo babonaga biri kwanga. Umugabo akajya gukora. Amen. Amen. Umugabo akajya gukora ntumenye ngo amafaranga yatashye nangaye. Buri munsi wakira raporo ko umugabo yiriwe mwibara n'izindi nkumi. Aho yanywereye za kanyanga, aho yiriwe ararira akabenzi, aho. Amen. Amen. We hayo niyo makuru ugira gute ufite. Mujya mu kibina murakizi. Umunsi wo guhenguka bumenya, ariko kuzabona ku mafaranga yatashye ni ibibazo. Ibi bintu muri kubyumva neza ba mama. Noneho no kwibuka no gusenga umuntu aryamye reka data. Ncitse intege. Basi. Amen. Amen. Nababwiye ngo ndi mu kazi ntabwo ari ikiraka. Yego rata turi mu kazi, iri mu kazi. Imana iri mu kazi, ntabwo ari iki? Ntabwo ari ikirata. Haleluya. Amen. Ntabwo ari ikirata. Nakazi. Imana iri mu kazi ku buzima bwawe. Ngeze ku bantu bitwa abamama. Abadamu, ababyeyi. Kubera umugabo aba yiriwe mu kazi, umugore nawe arimo yirebaho, ariko bwakwira umuriro ugacya. Yewe Mana yobora, yewe Mana bohora, yewe Mana bohora, bohora Mana we, 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 bohora Mana we. Haleluya. Twongere haleluya. Nirambwiye ngo iragutabaye kubw'umusozi wazamutse. Mana we urakoze. Ne reto de sesele code style. Amama bagenzi bani muvugira ijambo ngo Imana ikubohorere. Imana ikubohorere. Mumubwire ngo Imana iguhe amahoro. Haguruka. Imana iguhe amahoro. De waruzi ngo indirimo umwana. Ni muha amahoro data. Imana inyuranije amaboko
kuko icyari igisiga igihinduyemo umwana w'umunyamugisha. Haleluya. Amen. Amen. Yego Mana. N'uburyo mwari mumwiteze. Uyu mwana ndabona yasaga n'imfura. Yego. Hari undi mufite imbere. Uyu mwana yasaga n'imfura. Nabibonye. Urimo neza bate? Uri mu kazi. Iri mu kazi. Imana irambwiye ngo mwasanganye. Yego.